wenda hari abashaka kwibaza ngo mbese ubundi Mbabazi uko tubona ameze gutya akora iki nabyo babyibaza nabonye umeze neza ukeye ubwiye na karitsiye ukoreramo ndavuga nti uyu muyobozi noneho bimeze bite ntago ari we wenyine ubyibaza abantu benshi babyibazaho ariko njye nkora akazi ko mu rugo niko kazi nkora yego akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo ni kenshi ariko yego guteze kano kazi gasanzwe yego guteka gukora koza imodoka n'ibyo byose hino ubona abana bahamagara papa mama ariko njye nkabona nta papa nibwo natangiye ishuri mfite imyaka 7 ku ishuri bakajya bambaza amazina ya papa wanjye nanjye nkagenda nkabaza mama ese mama papa abahe ko ku ishuri bakeneye papa bakeneye indangamuntu ya papa bimeze gute mama akambwira ati nta papa wawe ntawe uhari nkasubira ku ishuri nkababwira mama yambwiye ko papa ntawe ejo nkasubirayo bigeze mama arambwira ati rero icyo kibazo mbaza buri munsi ntuzongere kukimbaza njye papa wawe ntago nzi ahantu aba yarampemukiye papa wawe ni umugome yamfashe ku ngufu nta nubwo nshaka kumuvugaho yamfashe kumfakira umwana muto cyane yego afite imyaka bitewe n'ubuzima mama yakuremo butari bwiza nawe ubwo yari afite ibikomere bitamworoheye nibwo bwa mbere ugakoze cyangwa you have more experience ufitemo experience nyinshi cyane muri ibi bintu bimeze bite wowe uvuga ngo imyaka myinshi wenda ntabwo ndi bubivugaho cyane ariko ku mpamvu z'umutekano bwite wawe akazi navuga ko ngakoze igihe kinini kuko ndumva nagatangiye gukora mfite imyaka 12 yego 12 Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe umunsi mwiza nibuka nuwona kwemereye yasireka mbasuze cyane mwese mukunda namwe mukurikira ibiganiro byacu ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibihe byiza nukuri aka kanya nakanya keza tuba tugize kugira ngo tubane namwe mu buryo nk'ibingibi bw'ibiganiro mu buryo nk'ubu ngubu dukoramo ibyacu kandi neza cyane ko ari ibihe bidasanzwe tuba tugenda tunyuramo sasa navuga byinshi nakora byinshi gusa umwanya nk'uyu nguyu mwiza mfashe ni umwanya wo kugira ngo nganire n'uyu mwari w'u Rwanda cyane ko ibiriho ndetse n'ibindi bizaza byose tugenda tunyuramo dufashwa n'abantu ndetse tukagirwa inama nabo ni nayo mpamvu akenshi dukora ibiganiro nk'ibi by'isanamitima kugira ngo tubigarukeho cyane hari ubuzima twisangamo kuri iyi si nibyo nkunda kubabwira twese iyo abaduhitamo aho tuvukira twakifuje kuvuga turi abana b'abaperezida cyangwa mu miryango y'abaherwe bakomeye cyane bakire tukunze kubona ukavuga ati nanjye nakifuje kuvukira aha ariko twisanga kuri iyi si ntawuhitamo ngo nzaza muri buno buryo ntawuhitamo ngo nzabyarwa na kanaka cyangwa se na kuri mvukire hariya ni ahantu twisanga ahubwo icyo tugomba kumenya ni ukugira ngo twishimire ndetse twiyakire twumve ko aho turi tugomba naho kubakorera Imana ibintu bikagenda neza cyane mbanje nanone kandi nihanganisha cyangwa se nkomeza cyangwa se mvuga ngo nifatanya n'abana benshi cyane bisanze muri ubu buzima bivuze ko ari umuvano cyo kuganira bagasanga yenda bisanze bari kumwe na base cyangwa se kumwe na mama wabo babaza abandi babyeyi bari bakababwira ati uwo muntu iyo namumbajije ndakomereka cyane cyangwa ndababara bijyanye n'ubuzima uko bumeze uyu gitwa Mbabazi sibyo Mbabazi Yesu ashimwe
kibazo. urakomeye Ndakomeye cyane. ijwi ubu ngubu iri jwi rizatugeza kuri noheli. Ndakomeye cyane. yego umukobwa ku Kamonyi rwose ijoro rya Kamonyi nirundana gihara ni hehe kugira ngo wenda tunatangire neza nshaka ko wibwira abantu badukurikiye kugira ngo tuze kuganira neza cyane tuziranye bize no korohera umuntu ugiye kutwumva aka kanya. Murakoze cyane. Nje gusuza abakunzi bacu muri rusange. Yego. Cyane cyane abakunzi ba Impanuro TV hano. Yego. Ndabasuje cyane nukuri n'abantu bagaciro kuri twebwe mwana w'umugisha. Amazina yanjye nitwa Imbabazi Chantal. Ndi umumama mfite abana babiri, nagiriye ubuntu bwo kuba umubyeyi, nabyo ni umugisha yongera kundi. Mvuka mu bana batatu, ndi imfura mu muryango. Murakoze. Imfura mu muryango cyangwa abana batatu. Mbabazi rero sasa muri ubu buzima ducamo cyane ariko wenda aho tugeze ahangaha ni iki kintu wabwira abantu mbere ko dutangira tuganira n'ibindi, ni iki kintu wabwira abantu umaze kubona isi maze kukwereka maze kuvuga ati iri somo maze kuribona kandi isi yaranyigishije n'ubuzima nagiye mbonamo kandi numva nabibwira n'abandi bantu badukurikiye ku myaka ugezemo uyu munsi wa none kuri experience y'ubuzima n'ibindi byose mbere ko twinjira mu buhamya bwawe. Abantu n'ubundi niyo kintu hari umuntu ushobora kwita agenda atumvisha ariko avuga ati reka byibuze numve iki kintu, ushobora no kucyumva bigatuma yumva n'ikiganiro cyose akavuga ati reka numve amateka n'ubuhamya bw'uyu mwana w'umukobwa. Urakoze, umbaje ikibazo cyiza cyane. Ikintu ubuzima bwanyigishije ko tugomba kuba ababyeyi beza mu buryo bubiri. Dushobora kuba ababyeyi beza mu bifatika ariko tukaba ababyeyi beza cyane kurushaho mu bidafatika. Mu bifatika ni ukuba twaha abana imyambaro, byo kurya muri rusange. Yego. Ariko ibidafatika ni urukundo, kwereka umwana urukundo kandi tukamuba hafi kurushaho, ndetse nk'ababyeyi tukirinda kuba kure y'abana bacu kuko amakosa dukora nk'ababyeyi agira ingaruka cyane ku bana. Twebwe dushobora gukura tugasaza tugapfa, ariko amakosa dukora cyangwa se ibyo dukora muri ubu buzima bigira ingaruka ku hazaza h'abana tubyara. Niyo mpamvu ikintu nakuyemo cyane ni uko tugomba kwita ku bana dufite, tukababa hafi mu byo dushoboye gukora, ariko ntidutandukanye imiryango ikaba hamwe. Yego, kandi tukarushaho gukunda abana bacu mu bikomere twaba dufite ubuzima ubwo aribwo bwose, ariko tukaba hafi y'abana bacu cyane kuko bakeneye urukundo. Bakeneye urukundo. Yego. Ikintu gikomeye cyane kwereka urukundo abo twabyaye kugira ngo bigende neza, ko turabona imiryango y'uyu munsi turangajwe imbere no gushaka donc iterambere, ariko niturangajwe imbere no gushaka no gutanga uburere biragoye cyane bijyanye n'uko ubuzima bumeze uyu munsi. Akenshi urya uko wirukanse epfo na ruguru, ibintu byose byaragoye, ubuzima burahenze. Se hangaha gusa mbere wajya gutura ku Kamonyi wabona bitavamo ukavuga ati reka nje na hehe ya za Nyagatare nge n'ahandi, bijyanye n'uko avuga ati ndaho ibintu biri kuboneka biri gukunda, ariko umunsi wo ntibihari. Ushobora kuvana uzi ko bikomeye wajya hano ugasanga bikomeye kurutaho. Bisaba rero ko dufesinga ibibazo by'isi rero rimwe na rimwe ugasanga imbaraga zacu z'umubiri ni nkeya, ndetse gutyo ari naho mpamvu binagorana kumva ko ibintu byose tugenda tunyuramo n'ibyo tubona kubihuza bigora cyane n'ubuzima bwa buri munsi. Ugasanga iterambere, uburere bw'abana, ibiki kavuga tubwo nabonye minerivare ibiri n'ibindeba, ariko twumvisha ko ikintu cyitwa kwereka urukundo ari ingenzi. Imana igumugisha cyane. Tugiye kuganira nawe ariko ahanini cyane bituze ku kiganiro gitoya cyane twajyanye kuri telefone. Ndavuga nti ibyo ari byo byose uyu mwana akeneye ahantu ho kuvugira kugira ngo nawe yumve aruhutse. Icyo ngusabye udukurikiye ni ukugira ngo udutege amatwi ukuremo icyo wumva kiraza gufasha uyu mwana ndetse nawe cyagufasha kugira ngo tubihuze turusheho kubaka umuryango. Imana ihumugisha umuntu utega amatwi ibiganiro nk'ibi. Hari abantu baba bashaka ibiganiro
byahahiye, hari n'abashaka kumva ibiganiro by'ijambo ry'Imana gusa ibindi akaba atanabifungura ngo abyumve, harimo abantu baba bashaka no kumva ibiganiro by'ayo makuru ya byacitse ngo bari abarwanya abo ni benshi bayakunda. So ikindi kintu kiriho ni ukuvuga ngo ndashaka ko tugiye kuganira ariko umuntu dukurikiye kano kangiye kuduha umwanya Imana igumugisha cyane kandi izabikwibukire mu bihe byawe, kubera ko gutega amatwi abantu bababaye cyangwa se afite agahinda n'intimba ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane. So Mbabazi ni muntu ki tujye kuganira uyu munsi kugira ngo biraza gutuma duhera mu mavuka yawe kugira ngo tuze kugera kubiriho uyu munsi kugira ngo uze kurushaho kumvikana neza cyane. Imana igumugisha. Murakoze. Mbabazi cyambere nabwiye ko ndi umumama. Mu mavuka yanjye nivutse nsanga ndi kumwe na mama wanjye muri kondisiyo itari nziza, ariko tutahisemo kuko buri wese yifuza guhitamo kuba yabaho neza, ariko ntabwo bidukundira. Isi ni uko iteye kandi ntabwo twayihindura, ariko icyangombwa ni ukubicamo tugakomera. Navutse mama yambyaye mu buryo butari bwiza niko nabivuga, ariko buri wese avuka umugambi w'Imana. Aho ntabwo turi bwumvikane. Nta muntu kuburiho kubuvutse n'umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana uhora ari mwiza kuri twebwe. Aho rero tutaza kuza gutongana mu buryo byenda hari uburyo njye ninavuze ubu twese iyo tubona tuvutse ushobora kuvuga ati nari kuvuka nanjye nari kuvukira kwa Perezida Kagame, nanjye nkaba ngenda muri izo modoka nziza nkagendera mu ndege, ibintu nk'ibyo. Cyangwa se nkavuka n'umwana w'umucuruzi kanaka ukomeye, cyangwa minisita w'intebe, tuvuga abayobozi bakomeye, cyangwa nkavuka ndi nk'umwana wa Apotre Gitwaza akajya nsengera, cyangwa ndi nk'uwa baba pasiteri tubona bakomeye cyane mu gihugu gutyo. Ariko rero bavuga ngo sinabuye mu buryo bwiza, umugambi w'Imana uhora ari mwiza. Ubwo rero ako kantu nizere ko yego ayo mateka nayo ugende uyikuraho neza cyane. Urakoze. Urakoze cyane. Impamvu wenda n'abadukurikiye bataza kunyumva nabi, yego, impamvu nari mbivuze, hari ukuntu umubyeyi abyara umwana abishaka akishima, yego, ariko njye ntabwo mama yambye kuko yabishakaga, ahubwo yarahohotewe akiri umwana mutoya cyane ufite imyaka 18, biza kuba ngombwa ko ambyara. Mu guhohoterwa yisanze ari wenyine, papa ntawe, ndetse baza no kuburana, ntiyongera kumubona kuko amuheruka icyo gihe, ariko mama yabaye intwari arandera muri kondisitari nziza. Ntago nigeze mbyitaho cyane mu bwana, kuko umwana ufite imyaka 5, 6 ntago hari byinshi abataramenya, nabiti bitama mvuga batazi ibyo ari byo, ariko ku myaka 7, 8 ubutangiye kumenya ubwenge, wumva amakuru hirya no hino, ubona abana bahamagara papa mama, ariko ngiye nkabona nta papa. Nibwo natangiye ishuri mfite imyaka 7, ku ishuri bakajya bambaza amazina ya papa wanjye, nanjye nkagenda nkabaza mama, ese mama papa abahe, ko ku ishuri bakeneye papa, bakeneye indangamuntu ya papa, bimeze gute? Mama akambwira ati papa wawe ntawe uhari. Nkasubira ku ishuri nkababwira mama yambwiye ko papa ntawe, ejo nkasubirayo, bigeze mama arambwira ati rero icyo kibazo mbaza buri munsi ntuzongere kukimbaza, njye papa wawe ntago nzi ahantu aba, yarampemukiye, papa wawe ni umugome, yamfashe ku ngufu, nta nubwo nshaka kumuvugaho. Yamfashe kumufakira umwana muto cyane. Yego, afite imyaka yari kuzuza 18, kuko yambyaye yujuje 19. Bitewe n'ubuzima mama yakuremo butari bwiza, nawe ubwe yari afite ibikomere bitamworoheye, kumufatanya n'ubuzima arimo, nanjye nkamubaza papa wamuhemukiye, kwari nko gufata igisebe kikiri kibisi ukongera ukagitoneka. Ntabwo byamworoheraga kuko nabimubwiraga yagiraga trauma,
ndetse tukabipfa cyane ariko abantu baza kumugira inama bamubwira ati rero turabyumva ko wahemukiwe ariko uyu mwana ni inzirakarengane nta kintu yagukoreye afite uburenganzira bwo kumenya ese wamubyaye aha ese papa we ntawe cyangwa se nimba utanamuzi ubimusobanure abimenye ariko nsubiye inyuma gato ahantu mama yarerewe kiri muto njye nari mpazi najyaga hari nko muri famiye najyayo bakambwira bakanyereka ahantu hariya niho papa wawe avuka niho kwa sogokuru wawe ariko papa wawe ntawe uhari nkarishyira mu gutwi nkitahira nkavuga ariko igihe kimwe nzijyanayo nzagenda ngiye nubwo papa adahari ariko sogokuru nyogokuru barahari nzajya kubareba cyane ko nari nkeneye numvaga nshaka kwiga numvaga inzozi zanjye ariko nakwiga nkazagira ikintu nimarira kuko nabonaga mama ubwo bushobozi ntabwo afite rimwe ngeze mu myaka 13 14 nibwo yambwiye ati noneho uzitegure nzakujyane kwa papa wawe nditegura kuko yaramaze kubona ko bigeze ku rwego rutari rwiza buriya iyo umwana ahora akubwira ngo papa ntabwo bari ibintu byoroshye yaramfashe turagenda tujya kwa sogokuru yari akiriho ariko yaratabarutse Imana imuheruko ridashira nyogokuru niwe uhari twagezeyo banyakira neza baranamenya kuko nsa na papa bambwira ko nsa na papa usa na se ariko ngo bikunda kubaho abana akenshi bavuka mu buryo twita ubw'urukundo babana base bakunda gutererana cyane ni nko guprinting ubundi nk'umwana w'umupadiri duretse kuganira baravuga urasa na padiri we nawe urusa na se umva twagezeyo nyogokuru akimbona mu marembo Yesu ambwira gusa ntago ndi bukoresha wenda izina rya papa si ngombwa Yesu avuga ngo ngo runaka ngo niwe wagiye mu nda aragaruka akimbona numva kankuze ku mutima ndavuga bari bunyemere ubwo nsa na data ubwo ni amahoro bari bunyemere nibyo baratwakira mama yari presenter urumva byari ngombwa baramubwira ati ariko warahemutse cyane gute ubyara umwana wacu ukamurera wenyine akaba angana gutya umwana ntiyiga nigeze yiga yavuye mu ishuri ntiyabuze igikoma hano ntiyabuze imyenda ntiyabuze minervale ese nubwo papa wadahari waramuzanye turamwanga uzanye umwana ungana gutya ngo tumukoze iki mama arabwira ati nyine byabaye ubwana urumva nta kindi yari kubabwira byabaye ubwana ariko mumbabarire nta kundi baramwumvise barambwira ati ni karibu ujyuza urisanga hano ni iwanyu ariko papa wawe ntawe uhari bibaho noneho nsa nk'ubohotse na mama ariko urumva ishuri nararivuyemo ntabwo nabashije gukomeza kwiga nkajya njyayo nihuse nyuma sogokuru yaje gupfa kuko sogokuru yarankundaga cyane akimara gupfa byara papa yego byara papa akimara gupfa nyogokuru nabonye asa yahise ahinduka arahinduka najyayo nkabona ntabwo anyishimiye namuhamagara kuri telefone akambwira ati ariko wumbaza iki ko papa wawe ntawe uhari uragira ngo umukorere iki mwambwira ariko uri nyogokuru ubyara papa birakomeza nyuma nza gusa nkaho mbiretse mbivamo kuko naje gushaka urumva nahise mugira mu byo gushaka by'abana ariko rwa rukundo rwo kumva ko nkeneye kumenya amakuru y'umubyeyi wanjye kuko iyo utashyinguye umuntu ngo umenye ngo ashyinguye aha kumwikuramo biba bigoye cyane ko nta n'irindi kosa nigeze numva mama ambwira ngo papa wawe uretse kuba yarantinda yawe sinigeze numva ambwira irindi kosa yamukoreye nta nubwo wenda yambwiye ngo narakubyaye mugushyirira kwanga
nta kintu yamariye. Njye numvaga kuba gusa papa yarahemukiye mama atari ikintu cyatuma nanga papa wanjye. Nakuze numva mfite umutima wo kumushaka. Nyuma maze kuba mukuru cyane nibwo naje kwigira inama kuko urumva kwa nyogokuru baramaze kunyanga, ntago bumvaga, ntago mbatekerereje, ariko buryo iyo uhamagaye umuntu kumva ntago akwitayeho, hari icyo akwereka, hari icyo bigusobanurira nk'umuntu mukuru. Nese mvuga aba bantu ko biri kose ntago banyifuza, ese niki nakora kugira ngo menye amakuru yimbitse ku mubyeyi wanjye. Kuko urumva nari maze no kuba mukuru, ibitekerezo bimaze kuba byinshi mu mutwe, nibwo nigiriye inama, njye inama na mama tujyayo, ndababwira ngana na nyogokuru wanjye, ndamubwira rero mfite ubukwe ariko nkeneye kumenya ibisekuru byanjye, sogokuruza wanjye, nyine ku murenge barabikeneye kuko urabizi barabibaza, ntago bagushyingira utazi igisekuru cyawe, kirazira. Ariko bwari mu buryo bwo kumenya neza ese papa ariho, kuko bari barakwiye ko yapfuye. Yego. Kuko burya umuntu utarakubyaye kukwisharizaho buri kintu cyose ntago byamworohera, ntago yabyoroshye. turaganira nyogokuru arambwira ati okay, ntacyo nimba ufite ubukwe njye kuganira na baso wanyu, mpamagare ba nyogosenge tubiganireho, nzaguha igisubizo. Numva ntago nyuzwe, ntabwo igisubizo se nibemera kunkingira nzababwira iki? Ubukwe nta buhari, ubukwe ntabwo. Ndatuza, ariko nk'umuntu mukuru ashobora kuba yaravuze ati ariko uyu mwana ninemera ko azakora ubukwe hano, naramuhishe ko papa we ahari, ariko ntaramenya ko ahari, ndi kwimagine ibyo nawe yatekereje muri ako kanya. Ubwo yaraduherekeje arangije ambwira ati ariko hari ikintu nashaka kukubwira, uzi ko papa wawe ariho? Numva mu mutima ndatungwa, ariko sinabimwereka kuko ntago ngira amarangamutima ahita agaragara inyuma. Ndamubwira ariho ariko naguha nimero ze ukaza kumuhamagara mukavugana. Ndamubwira nta kibazo. Nsigaye nsenga mu mutima ndi kubwira Imana ati Imana umbabarire ntisubireho, kuko iby'ubukwe byo nta kindi nkeneye uretse kumva gusa ngo ijwi rya papa wanjye nicyo nkeneye. Kubw'amahirwe arazimpa ndataha. Ngeze mu rugo nibwo nahamagaye papa, ariko nubwo nakuze numva nkeneye kumumenya, ntago numvaga ko azanyakira nk'umwana. Yego. Navugaga se umuntu umaze imyaka 30 nzamuhamagara mubwira ngo ni papa, umuntu ntanze. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri aheruka mama amutera indange. Icya gatatu nyogokuru yagiye kumusura ntiyabimubwira ko ndiho. Ese uyu muntu ndamwisobanuraho gute? Ndamwisobanuraho gute ko ndi umwana we? Ese bwo naramuka mbwiye ngo sinkuzi na mama we simuzi, biragenda gute? Biragenda gute? Nangira kwibaza ibintu byinshi, numva birankomereye, ariko ndavuga nta kundi ko bigenda kose igomba kuba. Niyo mahitamo ya mbere n'aya nyuma mfite, ngomba kumuhamagara. Naramuhamagaye, maze kumuhamagara ndamwibwira. Yego. Ndamubwira ndi runaka, mama wanjye yitwa gutya na gutya. Akimara kubyumva yansubirishijemo nka kabiri, mbaza ngo mama wawe yitwa nde? Ndamubwira mama wawe yitwa nde, ndamubwira ku nshuro ya gatatu. Araceceka, arangije arambaza ngo mbese ufite imyaka ingahe? Ndamubwira. Arangije arambwira ati ikintu yambwiye ntago yigeze ambaza ibibazo byinshi, ahubwo yaratuyitarira kuri telefone. Arambwira ngo umwana wanjye umbabarire kuba ntarigeze mbasha kumenya ko uriho. Ari papa?
ari papa wanjye muvuganye kuri telefone kuri telefone ari inshuro ya mbere yarambwira ati umbabare kuba ntarigeze menya kuriho. Tugarutse inyuma we yenda ibyo yakoze shobora kuba yarabikoze nk'umuntu ariko ntabwo yari azi ko ntabwo yigeze amenya ko yateye mama inda ngo kuva icyo gihe nta makuru bigeze bamuhereza namba nta makuru ntayo. Urumva ko muri uko kuvuka haciye nk'imyaka 2 jenoside birabaye nayo. Urumva ibibazo abantu banyuzemo kwibuka n'ibibazo haciye muri kwibuka ngo hari umuntu nagiriye nabi babigoye n'ibibazo igihugu cyari kiri mu byari bigoye n'umuntu yabaga arwana n'ibyo avuga ati ndebe ko ndamuka. Urumva wenda habayeho guhunga aragenda ajya aho ari. Urumva abantu benshi barahunze abantu benshi bafite ibibazo byinshi ntabwo byari kubyibuka. Burya wibuka ikintu wabonye cyangwa ukibuka ikintu wabwiwe ariko kuba yarahemukiye mama gusa ntabwo byari gutuma asubira inyuma kumwibuka. Ibyo abasore benshi barabikora. Tukimara kuvugana yarambwiye se mama wawe aracyabaho? Ndambwira yego arahari. Ese yambaje ibibazo byinshi kuri mama. Ese yarashatse afite abandi bana? Ndamubwira yego mfite abana tuvukana 2. Ikintu nakoze arambwira ati rero uze kumuzana mama wawe nimba wumva umutima wagize ubutwari wagize bwo kunshaka umbabarire umpuze na mama wawe byibuze nongeye numve ko akiriho ari nawe. Ndamubwira ndaza kwigukorera. Ariko nyuma gato yarambaje ngo mbese ninde waguhaye nimero zanjye? Ndamubwira ni nyogokuru. Arambaza se kwa nyogokuru usanzwe ujyayo? Ndamubwira yego. Barakuzi none se sogokuru wawe uramuzi? Ndamubwira yego. Arambwira none se ko batigeze babimbwira ko bansura hano ko buri munsi baza kuki batambwiye ko hari? Ndamubwira ni amahitamo yabo. Nk'umuntu mukuru yaracecetse bwo we afite ibindi yatekereje. Ubu namuhuje na mama baraganira ariko ikintu cyanunguye nuko ahubwo naje gusanga yego mama ntago namushinza amakosa yego ariko byarangiye ari ubaye umunyamakosa. Kuko papa yamuhaje ikibazo aramubaza ngo niko njye ndemera ko naguhemukiye. Ese uyu mwana we yazize iki? Arima ari papa uyu mwana wamuhoye. Ese kuba naraguhemukiye ntago wari uzi iwacu ntago wari uhazi. Ese kuba ntari impari bivuze ko nta muryango nasize. Yamuhaje ibibazo bijya muri 3 amaze uyu mwana yarize basi. Ambwira hoya ese abayeho gute? Nyine mama burikira muganje ambwira ati nkuko sogokuru yabimbwiye umunsi wa mbere njya kubareba. Yambwira ati warampemukiye. Uretse no kuba warampemukiye wahemukiye umwana wanjye. Amarira ye ibibazo bye nibyo azacamo byose niwe biri ku mutwe. Kuba wari umwana ndabyemera ariko iyo umuntu yabyaye ntago aba akiri umwana. Byibuze nge namwimye urukundo nawe ntarwo nagwaye ko naguhemukiye ariko byibuze ari kumuha urukundo ukamujyana mu muryango wanjye bakamwitaho bakamuha ibyo akeneye akajya mu ishuri. Ntago uko biri kose ntago ari kubura uko yiga. Mama nta kindi ari kumusubiza yari kumubwira iki? Ntacyo. Kuko papa yarambwira ati kuba naraguhemukiye ni kimwe ariko kuba utarabashije guha umwana ibyo yari akeneye kubona kandi abifite uburenganzira niryo kosa rikomeye kuri turyo nagukoreye. Ariko muri bose ntawe nshinze amakosa nta numvuga ko ari umunyakuri. Kuko yaba mama cyangwa papa ingaruka zose ninge zajeho kandi nta kindi nabikoraho. Nta na kimwe. Ari mama arambwira ati nari umwana
sinari mfite umuntu wo kungira inama, sinari mfite mama muzima ngo ngire inama, yego, nta kintu na kimwe. Nari gukora iki? yego, Papa wawe nta wari uhari, nari kugenda mvuga ngo iki? Ese iyo nkujyana bakakunyaka nari kubaho njyenyine? Nkabura ikintu musubiza. Nkiri muto ntabwo najyaga numva igikomere cya mama wanjye, habe na gato. habe nahoraga mubwira ati ibyo ni ibyawe na papa, kubera guhemukiye ni ibyawe, ariko nkeneye kumenya umubyeyi wanjye. Ndakeka ko mama nshobora kuba naramuteye ibikomere byinshi cyane, byinshi, kuko ntabwo nkiri muto mu myaka munsi y'imyaka 13 14 kumanura, ntabwo nigeraga mwumva, kuko namushinzaga ubuzima bubi bwose twabayemo, nubwo niwe wabiteye, kuba ntarize, kuba turiho nabi, byose ni wowe. Ariko nkabivuga nkurikije isura nabonye kwa sogokuru, ahubwo ati hariya iyo njyanayo nari kwiga, nari kubaho, bari kudufasha hano mu rugo tukabona uko tubaho. Nyine nkura numva ko mama ari umunyamakosa, bituma urukundo hagati yanjye na mama dusa nkaho rutagenda neza, birumvikana. Ariko umaze kuba mukuru ngenda mbisobanukirwa, yego, ngenda mwumva. Uriya igikomere abakuru bo barabizi, igikomere cyo kuryamana n'umuntu akunda, turi bakuru, cyo ni Ikinyarwanda cyumvikana nkoresheje, cyose guterwa inda n'umuntu akunda ntabwo ari ibintu umuntu wese yashobora kwakira. yego. Ubu rero nibwo ngenda mbyumva ko maze kuba mukuru, maze kugenda nkora n'ibintu byinshi bitandukanye cyane, ndabyumva cyane. Ubwo rero maze kuvugana na papa, maze kuvugana na mama, ntago nasobanurira abantu cyangwa se umuntu ngo mubwire ibyishimo numvishe ngize mu mutima wanjye. Wumvishe ko papa ahari? Numvishe ko papa wanjye ahari. Icy'ingenzi si uko yarahari, ahubwo icyanshimishe ni ukumva inshuro ya mbere numva umuntu umbwira ngo mwana wanjye w'igitsina gabo. Yego. Mu buzima ntabwo nigeze mbona numva nishimye, nezerewe. Bigoye. Ariko nkeka ko niwo munsi wumvishe umutima wawe hajemo ibyishimo. Niwo munsi nishimye. Kuko no mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ngira inshuti z'abana bafite ba papa babo. Ubazize iki se kandi? Nyine numvaga umuntu uhamagaye papa nkumva arambabaza. Numvaga ari igikomere. Naho nagiye nkora cy'abantu twagiye tubana, iyo nabonaga umuntu w'umupapa utetesha umwana we, narabaga nkumva mfite ifuhe ryinshi mu mutima wanjye. Nkavuga se nkaba. Nyine nabonaga ntazi ibintu barimo. Taba batesi ubundi batetamo ibintu. Umva n'ubutesi burenze ubukenewe. Cyangwa nabona nk'umumama wishimye mu rugo rwe, nkavuga ati iyo papa aza kuba hari, mama ntago aba yarahuye n'ibintu meze gutya. Kuko byanze bikunze niyumva gushagamo ko papa yaba hari, aba yarabanye na mama. Yego. Niko nabyumvaga. Yego. Nkura mvuge ngo nagiye nsa nkaho ntandukana n'abantu benshi batandukanye kubera icyo gikomere. Atari uko abantu banyanze, atari uko mbanze, ariko igikomere kigatuma mva ahantu nta n'umuntu unyirukanye. Kumva ugomba kugenda. Byonyine nanakuregera umwana, nawe kubwira wenda umwana yakoshije gutya, wambwira ngo ndekera umwana. Yego. Ntabwo nabaga narara mu rugo rwawe. Nakoreshaga ibishoboka byose uwo munsi simarare. Kuko numvaga uri kuntera igikomere. Ariko ubu uko ndumva hashizeho imyaka 2 menye ko papa ahari, nubwo ntaramubona tutarahura, ariko numva hari igikomere kigenda gishira ku mutima wanjye. Nta kiza nko kugira umubyeyi. Ntako bisa. Nubwo abantu bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko na se w'umuntu ntagapfe. Oya, ntagapfe. Ntabwo ikosa rimwe umuntu yakora ryatuma ujugunya umubyeyi wawe.
abaye ahari. Nubwo bavuga ngo nta cyaha kitababarirwa, ariko nanone hari ibyo umuntu ashobora gukora kumubabarira bikakugora. Ariko ntabwo nkeka ko papa wenda amakosa yakoreye mama nayamuziza cyane ku buryo ataba umubyeyi wanjye. Ni imyaka ingahe yari ishize ubwo mubonye haciyemo imyaka ingahe? 30. Imyaka 30 utamubona kandi kubona urumva n'ibintu biri aho ngaho, urumva nturanamubona, muvugana kuri telefone n'ibyo bindi byose. Kuri wowe uyu munsi hari abana benshi muhuje ibibazo bakiri muri yenda batanazi ko n'ababyeyi bariho cyangwa se n'ibindi bintu nk'ibyo, ariko mu by'ukuri ndashaka ngo umfashe kumenya iki kintu kandi umfashe neza cyane. Ndashaka kumenya n'ikihe kintu ubundi umwana wese wavutse muri buno buryo, harimo n'abo babona bagize amahirwe barakwemera n'abo bahura nabo bakabanga bigatuma bongera kwiheba, ni cyo kintu ushobora kubwira umuntu udukurikiye aka kanya uri mu kibazo nk'icyo kugira ngo nawe yongere kwirisetingamo yumve ko ari uw'agaciro mu bimana yaremye? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cyane umuntu wese yakwibaza. Yego. Icyo nabwira abana bavutse muri ubwo buryo ni uko badakwiye kwitakariza icyizere. Icya mbere ni ukumva ko ari umuntu. Yego. Icya kabiri akumva ko hari icyo nawe ashoboye. Kuba adafite ababyeyi babiri, kuba afite umubyeyi umwe ntabwo bikuraho ko ari umuntu. Kandi ntabwo bikwiye kumwambura ubumuntu. Yego. Kuko hari ibibazo ducamo bigatuma tubura ubumuntu, kubana n'abantu bikatugora, rimwe na rimwe tugakora n'amakosa tudakwiye gukora, wenda twitwaje ko dufite ibyo bikomere, ariko ntabwo aba ari byo. Nababwira ko bakwiye kwiyumvamo urukundo. Icya mbere kwikunda, kuko ukurikije ibikomere umuntu aba afite ushobora kwiyanga cyane bigatuma wanga n'abakaba bagufitiye umumaro cyane. Icya mbere ni ukwikunda, ukumva ko kuba waraciye mu ubwo buzima, kuba waravutse gutyo, kuba warabayeho gutyo, bidakuraho ko ugomba kwiheza ngo ube wenyine. Cyane ko njye byageze none numva ngomba kuba njyenyine, ndashaka kubona abantu na n'isaha. Uretse ko bigenda bishira, ntabwo nkunda ahantu hari abantu benshi, sinkunda abantu saku, ntabwo mbikunda. Nk'ibirori byo sinkunda ibirori, kuvuga ngo ntashya amakwe, nyine hari byinshi ibyo ntabonye mu buzima, nanjye hari igihe numva ntabikunze cyane. Rero bagerageze kwiyumvamo ubumuntu, bikunde. Cyambere bikunde. Kandi niba isanga muri iyo situation uri kumwe n'umubyeyi wawe, ugerageze umwumve cyane, wumve ko nawe byamubayeho ntabwo yabihisemo. Uko byamubayeho nawe byakubaho. Ni ukuri. Nugirirwa ubuntu umubyeyi wawe ukamubona byiza, ariko nutanamubona ubyakire, kuko isi niko imeze, uko yubatse, uko tubaho. Burya nta kintu gitungura Imana, byose bibaho ku mugambi w'Imana. Rero bakomere, bihangane, kandi bajye bagerageza kutaba bonyine, kuko iyo ubaye wenyine hari byinshi utakaza. Nkanjye nagiye ntakaza inshuti nyinshi, abantu bankunda cyane, ko niyo umuntu anyereka ko anyitayeho ntabwo njye nabikundaga. Yego. Numvaga ko ari kumbeshya. Ntabwo asa umuntu, nimba papa ataritaye kuri mama cyangwa akamuhemukira, ese uyu wankunze gute? Nkamubona muri ya shusho n'ubundi. Byatumye mbura inshuti nyinshi, bituma mbaho njyenyine, bituma mpura n'agahinda gakabije, niko nabyita, ntabashaka gusobanurira umuntu. Nkabona kwanga, ukibaza se uyu muntu anzize iki? Nanjye kandi nkaba ntabasha kubigusobanurira. Ariko bihangane kandi bakomere umutima. Imbere y'Imana hari byose, ibyo tutabasha kwiha ubwacu, ku Mana birashoboka. Nimba naragiriwe ubuntu byonyine bwo
bwo kubaho nkabangana gutya, hari benshi batakiriho. Icya kabiri nkaba nagira ubuntu nkaza kubona umubyeyi wanjye, kuri njye n'amashimwe. N'undi wese wagirirwa ubwo buntu nk'ubwo nagiriwe ni byiza, ariko utazagira ubwo buntu azihangane, asenga Imana kandi ajye agerageza ashaka ibintu bimuhuza cyane, ahugiramo, ahure n'abantu, aganire n'abantu, kuko ahatari abantu nta bintu. Burya nubwo abantu bavuga ngo umuntu ngo abaho kubera Imana, ariko Imana ikorera mu bantu. Ahatari abantu nta buntu, Imana ikorera mu byo yaremye. Yego. Bagerageze kugira inshuti, kuko njye nakuze nta nshuti ngira, ntanarwara ngo mbone umuntu mpamagara ngo narwaye, kuko numvaga abantu bose nta rukundo bagira. Ariko icya mbere burya ni abantu kugira inshuti kandi ukikunda. Yego. Aha. Uri nyuma y'ibi yo kumenya ayo makuru meza, iyo nzira yose itoroshye, ndashaka kugira ngo umfashe tumenye, ndetse n'umuntu udukurikiye cyane yumve uri gutegura iki, guhuza ababyeyi urabikora gute, ese ugiye kurekeraho, ese ubundi uyu munsi wa none navuga ngo nyuma y'icyo gikomere cy'imyaka irenga 30 yose, papa ukaba umubonye, wabonye ifoto ye, ubona murasa koko? Ntabwo nabimenya, ntawimenya. Oya, ushobora kureba ukavuga ati ibyo ari byo byose ahantu harimo ifoto yanjye. Yego. Uri gutegura iki kugira ngo ibyo bikomere by'imyaka 30 wongere kubisana, maze ubundi Imana iguhere mu mugisha ukomeye cyane? Murakoze. Ntabwo narekeraho, kuko nimba ari urugendo maze imyaka irenga 15 nkora, mara nibaza nakora iki. Yego. Ntabwo nyuma yo kubona umubyeyi wanjye ntabwo nacika intege. Imyaka 15 yose utaryama udasinzira utarabona papa? Ntabwo byari binyoroheye. Hari n'uwo mbibwira ntabyumve. Biragoye. Ntabwo ariko ubundi uwo papa wawe utarakumenye ubundi umushaka we. Ushaka iki ko? Ariko ni umubyeyi wanjye. Ni amaraso yanjye. Ubuse ntabwo nakwishimira kumva ngo none ngo ntabwo mbyifuza. Ariko nk'uhagize ikintu kiba nkumva ngo yagize ikibazo, nahangayika kuruta mbere ntaramumenya ko ahari. Ikintu ntekereza nubwo bitoroshye, icya mbere ni uko njye ntabwo namugora nka papa wanjye. Burya iyo umwana ngo aba incungu y'umubyeyi, habanza ndinda mawe, hagakurikiraho ndinda mwana wanjye. Icyo ntekereza numva nashaka uburyo nahura nawe, ariko impamvu nyamukuru numva namuhuza na mama wanjye. Kuko impamvu mbishaka, mama wanjye nshobora kuba naramuteye ibikomere byinshi, ariko numva ikintu cyatuma wenda anyumva, yumve n'impamvu yatumye mbikora, nuko namuhuza na papa wanjye, akamenya ngo ese uyu mwana koko ni iki yifuzaga kumenya umubyeyi we. Kuko mu gihe ntarabikora numva nsa nkaho mfitiye ideni mama wanjye, numva ari ideni rikomeye, kandi ngiye byambera ibyishimo cyane kurushaho, cyane ko na papa wanjye yifuza kumbona. Aba afite n'agahinda akambwira se mwana wanjye, nkumva ntarakubona nzahura nawe gute, akongera kugira kandi genda kuko nta bandi bana afite, aba ari wenyine. Nawe ntabwo bimworoheye, bigoye. none nyuma yo kumva ko ndiho, we yagize igikomere kirenze icyo mfite, kuko yumva hari amfitiye ideni. Ahora ambwira ese ubu ndamutse mfuye ntarakubona. Buri gihe uko tuvuganye nicyo kinambaza, ko arambaza ko wagize ubutwari bwo kunshaka, ese ndamutse mfuye utambonye cyangwa ntakubonye ntabwo Imana yazambabarira. Niko ahora ambwira. Numva rero nshaka kuzamuhuza na mama wanjye, nubwo bitoroshye kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu bisaba ubushobozi. Wese yazaje ubundi kuza
ntago mbyanze ariko nawe ashobora kuba nta bushobozi afite. yarabikubwiye se ko nta bushobozi afite wivuga wiko expecting ibintu hari ukuntu uganira n'umuntu ukumva yanze kukwerurira ariko ukahita wumva ibintu biri ukumva ko nawe ntago yego ariho ariko akaba wenda atabona ubwo bushobozi yakibasa ubundi nzahinguka imbere y'umwana gute we kubwe guhaguruka kuva hari akaza hano ntago byamworohera kubera ayo mateka yose ahubwo arambwira ati umbabariye byibuze ukaza ukanzanira mama wawe tugahura niyo napfa hari byishimo naba mfite byibuze nkamusaba imbabazi icyambere naramuhemukiye mama abaho nabi mbizi ko ari imfubyi mbizi ko nta bundi buzima afite nubwo ntamenye ko nyuma hari ibyavuyemo ariko naramuhemukiye. Icya kabiri natumye ubaho nabi umuryango wanjye uragutererana ubaho nabi byibuze duhuye nkanabasaba imbabazi nkanakwita umwana wanjye nkureba cyane ko uri imfura yanjye byanshimisha kurushaho. hari ikintu kiriho kandi gikomeye cyane ku muntu wenda udukurikiye ashobora kwibaza ati se byibuze mbabazi umuntu kugira ngo ibintu bigende neza ni iyihe nkunga yenda mbere ko dusoza ukeneye ku bantu ni ikihe kintu ubona ukeneye ku bantu bose badukurikira bumvishe inkuru nziza cyane mu gihe bamwe bavuga ati atari njye nta n'ikintu nanakwirwa mvugana nawe ariko avuga ati ngomba kubigenza gutya kubera ko dusabwa kubabarira kuko ngo utababara nawe ntazababarirwa. Nicyo kintu kizima kiba kiriho. Ndashaka kugira ngo tumenye wowe ku ruhande rwawe mu byo urimo urapanga ni ikihe kintu wifuza ko wenda bakurikira Impanuro TV cyangwa se abandi bantu bashaka kumva ubundi buryo bagufashamo kugira ngo navuga ati ahangaha rwose ibintu ni sawa cyane. Urakoze. Icyambere kiriho kinihutirwa cyane urumva nugura n'umubyeyi ariko ubuzima mbamo na mama wanjye ntago wenda hari abantu bambona bajya banshimisha cyane hari nk'umuntu ndeba akavuga ati uri umukire ufite amafaranga wenda nababwira n'ibyo nkora n'akazi nkora ntibabyumve ariko bitewe n'umuryango mfasha numva mama abana afite uburwayi ararwaye afite barumuna wanjye supportinga ku ishuri n'abana banjye babiri mu rugo mbwira waje no kubyara yego none se waje gutinyuka abagabo gute kandi wari ufite icyo n'icyakumaza ubwoba impamvu kuko nakuze mbaho njyenyine numvaga ikintu cyonyine wenda cyangwa ibyishimo ariko nagira umwana kuko burya kubyara ni umugisha. Iyo ufite umwana akakwita mama hari byinshi akwibagiza yego ariko ntago nashatse wenda mvuga ngo mbona abana gusa ntitaye ku rugo ariko byari muri bimwe mu byo numvaga byanshimisha kugira umwana unyita mama. Warubatse ugira urugo yego nyuma yaho biza kwanga ya experience mbe ku bagabo n'ubundi ikomeza kuba mbi ariko ibyo byo nta kibazo kuko icyo ndebaho cyane ni abana yego kandi Imana yakoze kuba abana nkunda cyane abana b'umugisha. Icyo navuga kuri cyo warumbajije numva gufasha barumuna banjye bari mu mashuri n'abana banjye bariga yego na mama ubushobozi bwanjye ntago bwakorera kugira ngo bashe kujya bwanyorera gufata mama wanjye nanjye tukajya Kampala kureba papa wanjye ntago byanyorohera. Wenda hari abashaka kwibaza ngo mbese ubundi Mbabazi uko tubona ameze gutya akora iki nabyo babyibaza. Nabonye umeze neza ukeye umbwiye na karitsiye ukoreramo ndavuga nti uyu muyobozi noneho bimeze bite. Ntago ari we wenyine ubyibaza abantu benshi babyibazaho ariko njye nkora akazi ko mu rugo niko kazi nkora. Yego akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo ni kenshi ariko yego guteze kano kazi gasanzwe yego guteka gukora imodoka nibyo byose
ngayo ngo amafaranga mbonamo rero nita kuri mama kumugurira imiti. arwaye gute mama? Bikeka ko ari kanseri kuko afite ikibazo cy'amagufa uruhande rwose gutya. Paralize yaramunzwe. Yesu we. Genda mungwa ko bimaze kugira no mu mutwe. Twaramuvuje cyane ariko bigira ubushobozi buranga. Nanavuga ko basa nk'aho banadusezereye i Kabgayi kuko nta kintu batamukoreye. Akoze ibishoboka byose akora amubwira agenda mu rugo, nutabona ubundi bufasha wenda bwo kuba wajya mu buvuzi bwo hejuru uzaguma mu rugo. Gusa icyo nkora mushakira imiti, hari imiti igabanya uburibwe babare. Yego. Ndagira nkayimugura mu mafarumasi. Yego ntabwo iba yoroshye nayo kuyibona. None se umushahara w'ako kazi kunzi ko kunze kuba ari hafi ya ntawo, ibyo byose ubasha kubikuramo gute? Burya iyo umaze kuba umuntu mukuru cyane, noneho nawe iyo uri umubyeyi wabyaye hari byinshi wirengagiza cyane, kandi bajya bavuga ngo icyo mutima ushatse ngo amata akuranwa itabi. Yego, ngerageza kubijera. Ntabwo biba byoroshye uriya ufata abantu 5 mu rugo badakora babaho baniga, ntabwo biba byoroshye. Ariko nyine babaho, nta kundi nabigenza. Ninjye mukuru mu rugo, ninjye mama reba, barumuna banjye ninjye bareba, abana ninjye, byose ninjye. Ndi umwana mu rugo, nkaba papa mu rugo, nkaba mama mu rugo, ariko ntacyo nicuza. Yego. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyatumye ngusigaza ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Yego. Rero njye ni umugisha kuri njye no kuba mfite icyo nduhira nkorera. Yego. Kuri njye ni byiza rwose. Yego. Rero ntago akazi nkora n'amafaranga mbona urumva ashira muri ibyo byo mu rugo, ntago navuga ngo hari ikindi kintu byamfasha. Ni ukubaho gusa kugira ndeke abana begera hejuru, ndeke ko barumuna wanjye bakura wenda mu myaka 3 wenda nabo bakazamfasha kwita kuri mama. Nta kindi ndebaho. Yego. Ntacyo rwose. Kandi komera aka kazi se karakorohera cyane cyane, kabamo ibi navuga ngo ni intambara nyinshi. Nibwo bwa mbere ugakoze cyangwa you have more experience? Ufitemo experience nyinshi cyane muri ibi bintu. Bimeze bite wowe? Mvuga ngo imyaka myinshi. Wenda ntabwo ndi buvugaho cyane, ariko ku mpamvu z'umutekano bwite wawe. Akazi navuga ko ngakoze igihe kinini kuko ndumva nagatangiye gukora mfite imyaka 12. Yego. 12? Kuko impamvu navuye mu ishuri, nakubwiye ko navuye mu ishuri ngeze mu wa 2 primaire. Yego. Mama yari afite ubwo burwayi, ntabwo yabashaga kuba yahinga. Yagira gute? Urumva kubaho ntabwo byari byoroshye. N'intambara. Rero nagombaga kugira icyo nkora kugira ngo njye numvaga ko nkiri muto muri iyo myaka 12, numvaga ko nzakora cyane nkavuza mama wanjye. Ufata ngiye kuyashaka nyegeranye. Nyine numvaga ko nzaza Kigali nkaba mukuru, namara kuba mukuru nkavuza mama, nkubakira mama wanjye. Ariko burya ngo ibyo twibwira ntabwo ari by'Imana yibwira. Your dreams zari inzozi zawe. Inzozi zanjye. Ariko twe twibwira ibintu tugapanga, ariko Imana ikakureba ikavuga ati bijyanye na ABCD wowe ibi nta birimo. Nyuma naje gushaka 2013 byara abana 2 2020. Ubwo nyine garanti y'urugo nuko bigenda gutyo, nsubira mu kazi ko mu rugo. Ndakeka nshobora kuba ngakoze nk'imyaka nka 10 12 13. Nuko. Yego. Ibyo ari byo byose ariko iyo gakozwe neza kabyara umugisha. Ntago navuga ko atari akazi. Oya ni akazi.
kuko burya akazi gatuma uticwa n'inzara utambara ubusa utarara hanze utarara hanze ako kazi ubundi kaba ari akazi. buri kintu cya mbere gifite agaciro ni kurya, cya kabiri ni ukuryama. Ibindi byose biza ari inyongera, ariko mu bintu ugomba gutuma ushimana ufite uko uryama, sinitaye ngo urakodesha ntukodesha, ariko ukaba ufite nanone n'ibyo bindi byose tuvuze, ukaba ufite ibyo kurya n'ibindi byose, ura n'amashimwe akomeye. Yego. Warumbaje ku kibazo cy'ukuntu kanyorohera cyangwa bingora, nyine habamo imvune nyinshi n'ibibazo byinshi ku bana b'abakobwa cyane, ibibazo byinshi, ariko kuko njyewe mbatse ko mfite umuryango ugomba kwitaho, nta mikino, ngakunze nta mikino. Yego, ntabwo navuga ngo biranyorera kuko nanjye nsa nk'ufite ikibazo ukuntu gute nabyaye mbazwe umwana wanjye mutoya. Yesu, njye ngira ikibazo mu rutirigongo, iyo nakoze akazi kenshi nshobora kunanirwa guhumeka bikananira. Ahantu bateye ikinya gutya mu rutirigongo hajya hazamo shoke, nyine nk'iyo tuvuga wenda nk'iyo nakoze akazi kenshi, koza imodoka kugira gute. ukoze imodoka urabizi. Mboye n'akazi ko mu kinamba nagakora. Yego. Birangora cyane, ariko nta yandi mahitamo, kuko numva akandi kazi katuma njya mu bintu byinshi ntagomba numva ari byiza cyane kuri njye, kuko mba nkeneye cyane n'umutekano w'umutima wanjye. Ntabwo mvuze ko ngakunze kuko nta kandi gahari, kuko nagiye mbona utuzi twinshi two mu kabari twahe, ariko ntabwo ari ibintu niyumvamo kuba nabikora, kuko mbona ko nahuramo n'ibibazo byinshi bigatuma ntita ku bana banjye. Ejo cyangwa ejo ugasanga wenda mpuyemo n'ibindi bigeragezo bituma ntererana umuryango wanjye. Niyo mpamvu mvuga ngo akazi ko mu rugo nyine ubwo ntacyo kantwaye, kuko nta yandi mahitamo. Gusa bitavuze ko mbonye ikindi cyo gukora kitari ugukorera umuntu, ariko kwikorera, kuko gukorera mu mafaranga y'umuntu njye bitewe n'uko nakuze ntabwo nkunda umuntu umbwira ngo ibintu byanjye wabyishe, cyangwa se kandi akazi ukora ibyo bintu bibamo kuki bitagenze gutya, kuki bitagenze gutya, ariko nta gipfa ngo umbwire ngo ibi bintu byanjye byangiritse. Nakuze ntinya umuntu wambwira ngo wampombije ibintu byanjye byapfuye, ku bwanjye numva nakora ibyanjye ku giti cyanjye, ngahomba nkamenya ngo ninjye wahombye, byampfanye se. Ariko nyine ubwo muri aka kanya nayo mahitamo mfite muri aka kanya. Good. Yego. Mbabazi, reka ngushimire cyane, twavuga byinshi, ariko ndumva ibyo ari byo byose binyetse twagejeje kubigarukaho, ariko hari umuntu ushaka kuganira nawe, umuhe telefone yawe, ushobora kuba ari za Uganda, akavuga ati reka ati papa wese bimeze bitari hehe, ukaba washobora kubahuza, akaba ari ukwenda ashobora kuba abana bafasha kugira ngo babahuze. Ni ibintu byiza cyane. Iyo myaka 30 ndizera ko izaba itagira uko isa kugera ku guhura kwanyu mwembi, kandi nzi ko uzakiza byinshi. Ni ukuri. Yego, telefone yanyu. Mbere yuko nanga nimero de telefone, navuga ndabanza gushimira Imana cyane. Ishimwe reka runyoroheye. Ushobora kuvuga kuri njye mu mutima wanjye, nubwo ibyo byose bihari, ariko nshima Imana ko byuze yarinze umubyeyi wanjye. Yego. Ntabwo namuhora icyaha yakoreye mama wanjye. Never. Yaragikoze, nta mateka yahahise, ntacyo twabihinduraho, ariko kuba aka kanya byicuza ndetse akaba nyemeraho umwana we, yumva ko ndamaraso ye, ibyo birahagije kuba yababarirwa, kuko ni umubyeyi. Kandi umubyeyi ngo acumura yicaye, niko bavuga. Umubyeyi acumura yicaye. Yego. Bishatse kuvuga ngo ikosa ry'umubyeyi ntabwo rikuraho ko ari umubyeyi. Yego, rwose ni umubyeyi, kandi ni ukuri yubahwe aho ari hose. Kwamenya imigani ukiri mutomwa. Ndashaje. Nuhe mugani wundi uzi? Ubundi nzagucira ubutaha. Oya, hari undi mugani udasanzwe. Umugabo oya nere kukugora rwose. Rero nashimiraga Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Ndetse
nkeka ko n'abatifuje ko menya papa wanjye kuko barabirwanyije cyane kandi bari banzi ko mpari, ariko Imana ibarusha amaboko. Aha abana b'abantu bareba ntabwo ariho Imana ireba. Imana yari izi ko hari umunsi uzagera nkabona umubyeyi wanjye. Rero ndashima Imana cyane ko yabimfashijemo ikamurinda akaba ariho, kandi nanjye ikaba yarandinze akanya nkaba mvuga ngo nanjye mfite papa wanjye. Yego. Ni iby'agaciro gakomeye. Mana ishimwe. Nimero de telefone yanjye ni 0790 780 147. Chantal. Yego, Uwimbabazi Chantal. Rwose. None se njye nabonye uzi kwandika neza. Waje kwiga gute ko umuntu urangije kwiga mu wa kabiri? Abatazi kwandika bira waje kwiga gute? Nisi yakwigishije? Ntago mbizi. Nanjye nabyisanzemo. Gusa kubera urumva naje Kigali ndi muto. Yego. Kubera kuba mu ngo z'abantu biga, nagiye ngeza nkajya mfata ibitabo nkabisoma cyane. Nkunda no gusoma Bibiliya, nkajya muri Bibiliya ngasoma. Ibyo numva nkabaza nk'umuntu wiga nkumaze se kiba cyandika gute, kiba kivuga gute. Nanjye nisanze mbizi. Yego. Yego, kandi ndanashima Imana ko yabinyigishije, namenya gusoma no kwandika. Ntago najya hano ngo nyobe. Kandi ariko numva Imana inamfashije n'ubundi nashaka uburyo niga wenda, kuko ntago nkunda kuvuga ururimi rumwe buriya. Kunda kuvuga ururimi rurenze rumwe kuko akazi dukora bisaba kwiyaminiya. Yego, no kwiyaminiya. Nk'ubu ngubu nkorana n'abanyamahanga ntago ari abanyarwanda. Abantu ukorera? Yego. N'abanya Ethiopia. Urumva kubana nabo ngo bagira imico igoye. Buriya reka nkubwire mu buzima. Yego. Yuzi icyo ushaka ibintu byose urabyihanganira rwose. Ngo ubundi usaba imbaraga, ngo Imana kuguha imbaraga zo kwakira ibyo bintu byose utabasha guhindura. Rero impamvu mvuga ngo nshaka kwiga, urumva duhura n'abantu benshi batandukanye bavuga Icyongereza, bavuga gute. Urumva rero iyi mihanda ku mugani wawe umbona Icyongereza ukiga ku ngufu. None se barumbwire abantu n'aba Ethiopian nta Kinyarwanda bazi, Icyongereza cyabo kiba ari gikeya, Igifaransa cyo nta namba, bavuga ikunda gukoresha ikirimi cy'iwabo. Cyane bakoresha ururimi rwenda kumera nk'ururimi mu Buhinde bakoresha, ariko Icyongereza barakivuga. Yego. Urumva rero uba muri Kigali imyaka nyimazemo, kandi bamutera story mu Cyongereza. Nyine ntabwo navuga ngo ndakizi, ariko ibyo ari byose ubasha gusobanurira. Hari kugenda utoragura kuri telefone nk'uko ukagerageza kwiga. Ntago biba ari cyane, ariko Imana igenda imfasha tukageza gukominikana mu buryo buciriritse yego bwanjye. Yego. Ariko numva Imana imfashije nagenda nakwiga nyine nkabasha kubimenya neza. Mana. Ariko ndanashima Imana ko ntago najya ahantu tuvuga wenda biri ukeneye gusoma icyapa ngo binanire. Nubwo yaba atari mu Kinyarwanda namenya ngo ngiye aha, nashobora kujya ahantu nkabwira umuntu ni nkeneye serivisi ni nabyo namashimwe. Yego. Ndashima Imana cyane rero. Umunasengera nyine nzabona ubwo bushobozi nzajye kwiga. Yego. Kuko numva ari icyifuzo mfite. Uyu utegeze ko uzongera kugira urugo ukagira umugabo mu kubaka mukibaruka ahungu nakobwa, izo nzozi kuri wowe ziracyahari cyangwa zarasinziriye kweri? Ikibazo gikomeye. Gusa ntago nabura icyo ngusubizaho umuntu mukuru. Kumba n'ibintu byakubabaje. Icyambere ntago nicuza kuba nari mfite urugo bikanga. Yego. Ntago mbyicuza kuko cyane wenda nanjye nabigizemo amahitamo bitewe n'impamvu. Buriya mu ngo habamo byinshi. Yego. Nubona umuntu yapfuye, ntuzatekereze ko wenda ibyo uzi ari byo byatumye apfa. Hari igihe abantu kumva abantu ngo bapfa imitungo, bapfa amafaranga, tuntu nk'utwo, ariko ibibera mu nzu mutazi nibyo byinshi, nibyo bibi. Kandi ntago hanze burya tuvuga bike. N'abantu ubona batandukana
bavuga bike Mhm. hagati y'abantu babiri haba harimo ibanga ryabo kandi hari ikintu uba utabwira umuntu wowe ubwawe ukaba watsindwa mu rubanza atari ukuri umunyamakosa. oya ni ibimenyetso mu rubanza. Wari uzi ko mu nzu hari ikintu gishobora kuba ariko kuko kitagiye ku karubanda ukabura gihamya cyane ese umuntu hanze akaguhora ibindi sibyo ndetse akaba innocent abantu bakajya bavuga ati nyamara uriya mugore yarananiranye sibyo ariko mu nzu hari ikibazo ubwawe ufite utabasha gusobanura kuko nta bimenyetso ufite. yego Rero ku cyo warumbajije ngo cyo gushaka ntabwo ari inzozi zanjye ubu ngubu umugabo wapi se ntabwo nkeka ko hari umuntu wakunda abana banjye nk'uko mbakunda ariko aramutse abonetse isoke ubwo se yaza ameze gute? hari intumwa y'Imana haranditswe ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Sibyo se? reka nkubaze Umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. kankubaze akabazo gatoya. Wagiye kumbaza se? Ndakubaza. Wowe umunyamakuru. Kuko niwo nawe umbajije. Okay, wenda reka ndeka kubaza. Mbaza abakunzi bacu bazadusubiza. Ntabwo mujya mwumva abantu bashakanye bafite abana ukumva nk'umugabo yatwise abana mu nzu. Maze nabo bibyariye barabica nkazo. Ntubizi? I know more. Uzi kuri isi ikintu ushobora kubura nkababara? N'abana. N'abana banjye. Ese niyo cyo bore so kwinjirira. Susara nkwinjirira. Ariko nuba nkwinjirira nta kibazo byihorere. Papa w'abana meze bite? Arahari. Abitaho se byibuze amenya ubuzima bwabo amenya imyigire amenya imibereho uburenganzira bw'abana nabwubahiriza droit de l'enfant. Buriya icyo utaboneye mu rugo ntabwo ukibonera mu gasozi. Mbese urugo wageze muravuga ati ntago nanone mu kamera mutoze ngo mvuga ngo ntago abazi. Sibyo? Yego. Gusa ntago namuhamagara mubwire ngo umwana ngo kwishuri yiga gutya kuko ntabyazi. Ntazi ngo abana barya gute. Ariko ntacyo mushinza ko ntacyo musaba. Yego. Kuko nimba nge narafashe umwanzuro nkamusiga nkagenda. Nari nzi impamvu. Yego. Kandi bavuga ngo nuva mu buzima bw'umuntu nibyo byose uzabimurekere. Rwose. Gusa abana baramuhamagara, abana ni abana ntacyo bazi. Yego. Baramuhamagara kugira papa wenda dukeneye iki n'iki. Wewe nge hari igihe ntanabimenya kuko simba nkeneye no kubimenya. Nimba ari ibyo 2, nimba ari ibyo 5 abifite rimwe mu mezi 3 akabibaha ariko nge hagati yanjye nawe nta kimpuza nawe. Yes. Nge cyo ndebona abana banjye byo gushaka byo ntabyo kuko ntago nshaka umuntu uzabaza abana banjye cyangwa kubabaza. Nanjye mbabaze. Ubikiriho no kwikunda ngakunda nawe nabyaye. Ikundesha. Wende wongere wikunde. Reka mushimire cyane. Ibindi byo Imana duhana umugisha namwe se mudukurikiye numva ari cyo waganira na Mbabazi muhamagare umwandikire kandi nizere ko ari open cyane kuganira kuri buri kimwe cyose. Mugire urukundo mukundane ariko musenge Imana bayishura abagomba gukundwa. Waguze isuku niteye ubwoba. Imana tugirire imwe kandi dutabare kuko nishobora byose. Yaturekura twagwa. Rero reka ngushimire nakagaruka sibyo? Murakoze cyane. Imana ibarinde turabakunda. Salam shalom. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.